tudashaka kuvugira hano kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Hari nk'abantu usanga bashaka abagabo bakiri batonya ugasanga ingo zabo zisenyutse hakiri kare. Ibi ngibi rero ntago bikwiye. Yego. Jacques kugeza uyu munota kugeza izi saha umugore wawe uracyamukunda cyangwa urashaka gutandukana nawe? Abanyarwanda bakugira iyihe nama? Nk'umuntu dukurikiranye akugira iyihe nama? Jewe umugore wawe urashaka kumwanga? Oya, nka Jacques nk'umugore wanjye nakunze mu buzima bwanjye, uriya niwe mugore nakunze kuri isi y'Imana. Mu myaka tubanye namaze kubona ingeso ziwe. Hako ndacyamukunda kipe, kuko icyo kizatandukanye n'urupfu rwo n'uruzi. Nzapfa nigendere ngire mu mahoro, abana bazasubira ku isi nabo birwaneho, nuko bizajya muri isi. Ndi umukene n'inzu nayabuze, ni ikibazo gikomeye cyane muri isi y'Imana. Ndi kwiyambaza inshuti bavandimwe ndebe ko bandwanaho, ariko buriya ntacyo bitwaye. Buriya umuntu buriya niwe muntu wimenya, nta n'umuntu wigira. Ariko kuri njyewe nka Jacques, umwana wavutse kuri papa n'ababyeyi, ubona mfite umwana wavutse kuri papa n'ababyeyi. Dukomeze nta kibazo. N'ababyeyi bibarankunze, nuko nanjye nakunda abana banjye muri isi y'Imana. Pe nanjye ndabakunda nubwo ndi umukene original. Pe ndakinye pe, ariko nk'abavandimwe b'isi, abavandimwe ba papa bakuru banjye, inshuti zanjye ndabakunda, nawe mundwaneho. Mumenye agahinda k'umuvandimwe nka Jacques ufite umuryango i Kigali, umenye kwishyura. Ariko ndashaka kubaza, ubundi utuye he? Jewe nuye hano za Nyabugogo, hano kucya aho bita kuri Yanza. Nzamuka aho bita mu isi ya 9 hejuru cyane, urenze kaburimbo, ni kure cyane. Inzu tuyemo nayo bwayi nabo mazi, akone ikibazo gikomeye cyane. Inzu tuyemo kodeshwa ngahe? Inzu nuyemo ikodeshwa amafaranga 15,000 byonyine gusa, ariko ni make cyane, mbana n'umuryango ni ikibazo. Ni inzu y'umugoye. Utuye mu nzu ya 15, ya 15 chambrette ya feke, uba muri chambrette? Mwese hamwe n'umugore n'abana babiri muri chambrette? N'abana babiri, mfite umwana w'imyaka 4, mfite n'undi mwana w'umwaka 2 n'igice. Umuko rero ni bato cyane rwose, nta kibazo. None se Jean, kuvuze ko muri chambrette, kuvuze ko muri chambrette itagiye icyumba, ukaba ufite abana babiri, bikeneye gukora ibintu by'abantu bakuru, urabikora? Bigenda ntabwo wabikora kuko ni ikibazo cyane gikomeye cyane. Buriya ujya hanze ukajya gukora ibyo bintu. Abana murabasohora? Oya, n'abana basohoka tujya hanze. Tujyana muri toilette bikarangira. Ariko cyangwe bikaba intandaro umugore wawe kuguca inyuma. Reka mbanze ngarukire ku mugore wawe uri gushyira ku karubanda. Umugore wawe kugira ngo aguce inyuma, nimba ufite abana babiri mu nzu, uri kumva ko ufite n'umugore mu nzu, mukamuha muri chambrette ikodeshwa 11,000 na 2. Ni 11,000, yoye ni 15, inzu ni 15, 15. Jacques rero ubu tuvugana, banza ushirimo ushyire hamwe. Wavuze ko abuze amafaranga yo kwishyura inzu. Nayabuze pe, narasaze. Genda yaguha. Ndayaguha amafaranga 15,000. Urayama? Ndayaguha. Bivugiye kuri kamera, sibyo? Urayama? 15,000 ndabiguha. Urakoze, ndagushimiye papa. 15,000 ndabiguha byo kwishyura inzu. Urakoze. Iki kiganiro gikorane umucyo neza, utuje, nta kibazo na kimwe ufite. Ndashaka tugendana akantu ku kandi. Uba muri chambrette. Urayama? Ndayaguha. 15,000 wavuze? Yego. Niyarenze 15,000 nayaguha, kandi ikirige nzana gusura naho utuye. Sibyo? Ndetse n'abagerageza kugufasha hano ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, uraza kubabwira nimero yawe. Nitujya gusoza ikiganiro, uraza kuba nimero yawe kugira ngo bagufashe ku giti cyawe. Amafaranga ndayaguha nta kibazo. 15. Umbeshye ndagasa. Amafaranga 15,000 ndayaguha. 15,000 wavuze? Ibyo navuze. Nawe yana. 15,000 ndaza kuyaguha nugira ikibazo. Ndagira ngo uvugane ikiganiro utuje, nta kibazo na kimwe ufite. Wemere cyangwa wumve yuko ubu tuvugana inzu yarangije kuyishyurwa, yakunaniye kuyishyura kugeza iyi saha. Sibyo?
ndakumva. tugenane 5 kuri kagenzi kako. Yego. Umuntu ugerageza kugufasha nawe bitewe na life bayemo, aretse ko iki kiganiro kigeze kuri ino level atari ntabwo twashaka ko kino kiganiro kigera kwa runo rwego, nkuko waje utugana uvuga yuko hari ibintu biri ku mutima wawe ushaka gusohora ugashyira hanze kugira ngo ruhuke, n'abavandimwe bakugire inama ndetse n'abandi bakugire inama. Uranyumva neza? Ndakumva. Ngiye nitwa Jacques, umwana wo kwisi. Nanjye banyita Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakora. Ngiye naje kwisi bitewe n'Imana izanye kwisi, kuko nashatse umukunzi nanjye mukunda nawe urankunda, ko kunkunda kwiwe byarangiye aguye mu kintu. Nanjye banyita Kidasamura, buretse gato. Nanjye banyita Kidasamura, nkorera itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda. Nkaba ndi umunyamakuru ugira ahantu hose icyarimwe, kandi dufite n'abandi benshi, abambasaderi mu karere ka Nyamagabe, mu karere ka Huye, mu karere ka Karongi, tugagaruka mu Mutara, Nyagatare, Ryabega, hose tubafite abanyamakuru batandukanye kugira ngo baduhereze ibintu bibera ku ino si yacu, kugira ngo nk'abanyarwanda tubashe kubibona. Jacques rero, ikiganiro cyacu kirakomeje. Ufite umuryango w'abana 2 ndetse n'umugore umwe, bivuze ngo muri abantu 4 mu rugo. Ariko nanjye nka Jacques, yewe nagize ikibazo. Nagize agahinda mu buzima bwanjye. Ndabura cyane, mbura ababyeyi, ngurisha 8 wanjye wa mama. Ariko inkuru ngiye kubaha ko byagenze mu buzima bwanjye nawe bwanjye ntabwo byashimishije. Nk'umwana nyine wavukiye mu rugo rw'ababyeyi, nawe ni ikibazo cyanjye gikomeye cyane pe, biranababaje. Ngewe navutse mu rugo turi abana 3. Ni nk'amateka agiye kubaho ku isi, mu nyumve, mu ndebe. Ngo nashatse umukunzi kaba nkora ibintu nk'ibi akamukira pe, ntacyo bintu kuko ndamukunda. Ariko katugaruka kuri ingingo narishatse kuvuga, tuyikomeze nibabwire abaturage bo ku isi namwe mu byumve uko byagenze. Mama yarambyaye, papa arambyara, mvuka n'abana 2 n'indi umwe ndi muto cyane kuri bo. Mama bamwitaga Mukagatare, papa bamwita Sengyuva Celestin. Abana bandi bose twavukanaga bose baraboroze, iwacu bararoga cyane. Ariko nanjye ubwanjye mfite agahinda n'akababaro kubona narababuze, kuko mukuru wanjye yari afite ubwenge bwo kuzangiza. Yagomba kungiza pe, yari kuzubaka n'itaje. Yari kuzubaka n'itaje rwose, kagira ikirenge kangahe gatandatu. Ariko byaje kurangira yitabye Imana nabwo. Byaje kurangira muri za 2002. Nibwo navuye mu cyaro, papa amese mu mugongo na mushiki we bazanye i Kigali baze guhiga amafaranga. Abe wanyu mbabuza nyine bitabye Imana. Ariko ndibuka abavandimwe banjye uko barankundaga bikomeye cyane. Mukuru wanjye, mushiki wanjye ni mutoya. Mukuru wa tujya kuragira inka, anye ku buryo baragira inka. Ari umuhanga bya Danimina komeye. Yari umuhanga mu ishuri. Umva, yarankundaga kabisa. Ariko mu buzima umuvandimwe abakomeye nubwo bapfuye pe bakitaba Imana, nawe wenda bibuka. Na mama umubyeyi mama abakomeye cyane muri isi Imana, buri mubyeyi abakomeye. Ariko ndabibuka nkababara pe, wabama bakangarukira nkajya mu bituzo cya mama, ndi kubisa hasi ngubitishaga akagahanga hano. Inkovu niyo byambaye cyane nyiri umwana, nirukanyira mama nkikubita hasi, nguputagangane hasi. Niyo mpamvu ngupfe iyi nkovu ntagapfa gushira, kuko kibazo gikomeye cyane. Ariko mama ntacyo nagushinja pe, wafashe neza mu buzima bwanjye mubyeyi. Ariko ndagukunda aho uri, ndakwemera cyane pe, ndagukunda my love mama. Aho uri tekana witurize, bavandimwe banjye twakoranye twavukanye ko buriya nta kibazo. Aho ugeze ku isi nashatse
umukobwa Oliva nawe bose nawe kumumukira cyane ariko nawe nkunda pe aho nkunda gake cyane niko nanabivuga yego nkunda gakeya kabisa nkunda gake ariko nakunda nyine ndamukunda pe nawe ameze nka mushiki wanjye nka mukuru wanjye nubwo bitabye Imana bakagenda bakansiga akunda bakunda original akunda nta mutima mubi nabuze ababyeyi mbura abashiki banjye bakuru banjye mbura y'agahinda buriya mu buzima buriya hari ikintu buri umuntu abura mushiki wa papa wanjye yarandeze pe anyita nk'umwana we nyimara kuva mu cyaro aho bita ku buhanda za Gitwara hano za Musambagiro aho ahantu hatazwi ariko harazwi bamaze kumenwa n'isi ariko buriya ababyeyi bashoboye byinshi cyane ubuzima wabuze umuryango nabuze umuryango ariko ndi imfubyi ariko Imana ikora byose papa na mama nawe ufite kugeza papa namufite ariko mama nawe mfite n'abakuru banjye nabo tuvukana bose nabo mfite n'abavandimwe nakuze uku nguku na mushiki wa papa wanjye nawe namubuze yarwaye ikibyimba hano ku bw'izosi anyuye mu cyaro utahanye mu cyaro agiye kundera papa yanyanze arapfa nawe araziga ngaruka Kigali mfite imyaka 7 nuko byagenze mu buzima narakuze ariko nta kundi bibaho mu buzima bibaho ariko Imana arakuze mfite imyaka 37 ufite imyaka 37 imyaka waciyemo ni akababaro ni agahinda gakomeye cyane wabuze ababyeyi bawe ukiri mutonya cyane ibi ngibi byarishije abanyarwanda benshi cyane abantu batangira kwifata ku munwa bitewe n'inkuru yawe y'ubuzima bwawe watuganirije yuko umugore wawe wishakiye yaguciye inyuma akakubabaza waremeye kumukunda afite inda y'amezi agera muri 3-4 gutyo bikarangira umukunze akaguhemukira akaguca inyuma n'abagabo bagiye batandukanye ariko wemera kuza kwizikamira kugira ngo utange ubuhamya ndetse wiyemera yuko umugore wawe ushobora kumubabarira agerageje guhinduka akaba uwawe ibi rero birababaje kandi biteye agahinda nk'abantu mudukurikiranye kuri Kidasamura TV Rwanda namwe mwumve inkuru y'uyu mugabo Jacques wabuze ababyeyi akiri mutonya cyane dore yuko asobanura yuko mu buzima busanzwe yabayeho ari nyakamwe ubwo yazanye na papa wiwe na mushiki we hano mu mujyi wa Kigali bikarangira buri muntu wese amenya ibyiwe n'undi akamenya ibye kugera izi saha Jacques yaje guhura n'umukobwa aramukunda cyane aramukundwa kaza uyu mukobwa nawe aza kumuhemukira akajya muca inyuma ariko Jacques akabyirengagiza ndetse ntagire ikintu na kimwe abasha kubikoraho bityo rero uyu mugabo Jacques akavuga yuko umugore wiwe akimukunda cyane ariko ibi ngibi ntabwo byatumye Jacques atavuga inkuru yiwe y'ubuzima bwe bwose avuga yuko yabuze ababyeyi akiri mutonya yaje mu kiganiro azi yuko aje kuvuga yuko umugore wiwe amuca inyuma agerageje ahinduke ndetse munamugire inama birangira azanye n'inkuru ye y'ubuzima bwe mu myaka yahashije ndetse ibindi byatumye benshi bagira agahinda abandi batangira kwifata ku munwa abandi batangira kurira ndetse bamwe mu baturage bari batwegereye turi gufata aya makuru bamwe bifashe ku munwa abandi bararira kugeza izi saha uyu mugabo Jacques yakwiye gusengerwa cyangwa agasabirwa umugisha bitewe n'ibintu yanyuzemo kugeza n'iyi saha akaba akibinyuramo ngubu rero kugeza amagingo aya ngaya turi kumwe n'uno mugabo Jacques yiyemeje kuza kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda kugira ngo avuge agahinda ke inkuru ye yose uko byatangiye imva n'imvano ngubu ijambo ni rya Jacques wahuye n'ibibazo bikomeye cyane ubwo avuga yuko umwaka wa 2026 awinjiranyemo agahinda ndetse n'amarira avuga yuko ubwo barimo barasa umwaka kuri convention center yari yagiyeyo gusa kugeza uyu magingo ya ngaya igihe ajyaga kurasa umwaka umugore wiwe nawe yari yagiye gutangiza umwaka n'undi mugabo ariko kugeza izi saha uyu mugore yamugarukiye akaba arimo yibaza nimba uyu mugore basubirana cyangwa uyu mugore yamureka
ibi ngibi ni kubibabwira nk'abanyarwanda kugira ngo muvugishe ukuri cyangwa mugire inama mwagira uyu mugabo. Ariko uyu mugabo Jacques akeneye ubufasha, ndaza kubahereza nimero ziwe kugira ngo uwamufasha agerageze kumufasha kuri nimero yiwe. Ngewe nk'umunyamakuru w'umwuga cyangwa wabigize umwuga nkeneye ibibazo byinshi nshaka kumubaza. Yageze mu mujyi wa Kigali ryari? Ese ubundi kuki yisanze hano mu mujyi wa Kigali? Ubundi se inkomoko yiwe yari iyihe? Ese yageze mu mujyi wa Kigali ashaka izihe nshingano? Ese yageze mu mujyi wa Kigali afite imyaka ingahe? Ibi ngibi nibyo nshaka kumubaza kugira ngo namwe nk'abanyarwanda mu byumve. Jacques, yes sir, uranyumva? ndakumva. Uyu mujyi wa Kigali wageze mu ryari? nawe mu 2023. Uyu mujyi wa Kigali wawugezemo mu 2023. oya 2023. Wahageze mu mwaka wa 2023. Umujyi wa Kigali wawujemo ufite imyaka ingahe Jacques? umujyi wawujemo ufite imyaka 3. Wawujemo ufite imyaka 3. Ubu ngubu ukaba ufite imyaka ingahe? 32. Ukaba ufite imyaka 32 y'amavuko yanjye. Jacques, tutakugoye gatonya ndashaka ngo ubanze unsubiriremo inkuru y'ubuzima bwawe bwose, uburyo wageze hano mu mujyi wa Kigali, uburyo wisanze hano mu mujyi wa Kigali. Kubera yuko ibi ngibi reka mbanze ngubwire gatonya Jacques, sibyo? Kubyumva kubyumva nta kibazo, ngewe ko turanze nita. Urashaka gutanda byumva, sibyo? Ushaka gutaha tusoze ndane. Iki kiganiro wagitangiye ari bikina, ariko Jacques kiraza kugera kure cyane kuko mfite ibibazo byinshi byo kubaza. Igihe uri butahire si inkizi, urangira moto nare, uraza gutaha nta kibazo. Niba ari na moto sinzi, sibyo? Uraza kureba uburyo cyo gutaha. Ariko nzanyishira kwa nyine Jacques, ari igihe nshaka kubira bwetse gatonya. Nza gukuraho kamera uraza kubihomberamo kubera ko nagura atanga nimero zawe kugira ngo abantu bagufashe, sibyo? Uraza nagura urazitanga kandi ningire uguhereza uburenganzira kugira ngo zivuge, kugira ngo ujyagiza kugufasha agufashe. Jacques, gutandukana n'umugore si ikibazo. Umuhanzi witwa Bruce Melody uramuzi? Bruce Melody uherutse kuririmbana na The Ben hano muri BK Arena ejo bundi. Ese uruzi ko Bruce Melody yatandukanye n'umugore we? Ntabwo ngimbizi. Kumbe batandukanye n'umugore we. Aho Bruce Melody yavuze yuko ubwe ku giti cye. Jacques, uretse gatonya iki kiganiro tubanze tugisoza, sibyo? Dufite byinshi byo kuvuga kandi dufite byinshi byo gukora. Urame amafaranga kwishinza ariko. Uretse gatonya. Wabinyemera ariko. Uretse gatonya. Tugendane gatanu kuri kagenzi kako. Hano turi mu kiganiro, nta bindi bintu byinshi dushaka cyangwa bya stress. Nakubiye ko Bruce Melody yatandukanye n'umugore we. Izo nkuru zaravuzwe ku nkoranyambaga zitandukanye. Bruce Melody nawe yemera yuko afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka, cyangwa buri mukobwa wese akwiye kumukunda. Gutandukana n'umugore wawe urumva byagusigira irihe somo? Ese umugore wawe mutandukanye wahomba cyangwa wakunguka? Buriya ngewe nandukanye n'umugore, ngewe namuhombye. Uri wabuhombye? Umugore buriya umugore w'urugo. Umugore n'umutima w'urugo. Umutima w'urugo, buri umugore buri akora byinshi mu rugo. Udahari aragufurira, bajye ku muhigo, ejo ukahindura ukanambara ukanoga. N'amazara yazana mu rugo buriya mwana, buri umugore buriya ameze nk'umwana mu rugo. Akora kimwe cyose. Ubona umugore akwitaho, agafura imyenda y'umugabo ataraje, akagutekera, akakwitaho. Ese Jacques, umugore wawe umukundira yuko afura? Oya, ntabwo umukundira kuko afura cyangwa nekera, ahubwo umukunda kuko ahari iwanjye mu rugo. Ntabwo umukundira ibyo akora byose. Oya. Ariko gerageza ufate mikoro kugira ngo amajwi aze kumvikana. Dore ngira mikoro hariya, ifata mikoro tubanze dukore. Ushaka kwihagarika? So, buretse gatonya tubanze dukora. Ihangane gatonya buriya bajya bavuga ngo wihanganye, bavuga ngo iby'Imana birya uwarambiwe yatashye. Komeza Jacques, komeza. Kandi navuze ko utari bubonere stress, ntabwo ari njya kuza. Jewe umugore wanjye buri kintu mukunda buriya amfata neza mu rugo wanjye, akanyitaho pe. Ibyo kuvuga ati akosha wibagiwe yuko umaze kuvuga ko umugore waguca inyuma inshuro nyinshi ukamufata. Oya, kunca inyuma ntacyo bisobanuye bw'ibyo. Aguca inyuma ariko aracyanyuma pe, akagaruka iwanjye. None ubushinga ndamufashe yagiye gusambana.
naramwifatiye we n'urupapuro nzaruzana n'amafoto twasezeye n'umugore wanjye aho urupapuro nirwo rwa mbere ruvuye kwa Mutwarasibo uyobora akagari tutuyemo ndiye namufashe original avuga ko uwo mugabo bagiye kuryamana nibagiye gusubirana bazamuhana cyangwa bikajya no mu mategeko. Byagenze bite noneho sasa? Nyine ngiye kwamufasha yagiye gusambana aza amushora inyuma. Namufasha yagiye gusambana baza bamushoreye yijisha nyine umugore w'inyuma y'umugabo bari gusambana. Umugabo agira ubwoba. Umugabo yaje kugira ubwoba? Yese yiruka nga byadanje.